aho muherereye tubifurije kugira ibihe byiza. Turazi neza yuko rero Imana yakomeje kubarinda muri kino cyumweru cyose cyangwa se muri indwi yose itambutse, ko Imana yabanye namwe yakoze neza. Harya rero hari benshi batambutse ariko mwege muracyariho cyangwa se twese turacyariho, tugomba kubishimira Imana kuko imirimo ibitangaza Imana yakoze ikaturinda naho hatabura ibibazo, ariko Imana yarahabaye iradukingira. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mapure ko rero iyi ngere cyo bugufi mission canama uyu munsi ni umunsi amasengesho ya deliverance kuri cyo bugufi mission. Ndagira ngo rero mbahe ikaze mwese, na cyane cyane ko hari benshi bayarindiranye igishika cyangwa se bayarindiranye umutima wifuza cyane kugira ngo aya masengesho abagirire neza. Reka rero tubabwire yuko burya mu gusenga Imana yumva ugutaka kwacu, kandi gusenga ni ikiganiro umuntu agirana n'Imana ayisaba kugira ngo igire icyo ikoze ku buzima bwiwe, cyane cyane iyo afite ikibazo kimukomereye. Ndagira ngo rero uyu munsi mbabwire ko turagana ku ijambo ry'Imana rimuka mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 igice cyaho cya 7. Turahera ku murongo waho wa 14, hanyuma tugeze ku murongo wa 15 ni 20 gusa turasoma. Hama rero niturangiza kuyisoma turaza no kwinjira mu mwanya wo gusenga. Ndazi neza yuko rero Imana iribuze kubana namwe kandi natwe kugira ngo uyu mwanya dufite tuze kuwukoramo ibikwiriye bituma izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ngewe rero ugiye kubagezaho rino sengesho ni Christophe wabakurikiza, mbaye ikaze. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Uzagira umugisha uruta w'ayandi mahanga yose, ntihazaba ingumba y'umugabo cyangwa y'umugore muri mwe cyangwa mu matungo yanyu. Uwiteka azagukuraho indwara zose, ntazaguteza nimwe muri za ndwara mbi z'abanyegiputa uzi, ubwo azaziteza abakwanga bose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo ry'Imana. Imana yari ibwiye Abayisiraheli, ariko Imana ibabwira yuko hari cyo izabakorera. Ariko none iri jambo icyo nshaka kubabwira nuko burya amasengesho yacu dukwiriye gusaba Imana kugira ngo tugire neza, ariko none hari nibindi natwe dusabwa kugira ngo twuzuze, kugira ngo izina ry'Imana risho guhabwa icyubahiro. Kuko burya isengesho rigira icyo rihagazeho, ntabwo isengesho rishobora kuza ngo rigira icyo rihindura ku buzima bwawe nta kindi kintu ubwawe wakoze. Imana rero ibwira Abayisiraheli yabwiye ngo ni byiza yuko nimwumvira amateka cyangwa se amategeko mukayitondera mugakora ibyo Imana ibategeka. Ndazi neza yuko iri jambo aho ryaturutse, yusomye mu gutegeka kwa 2 igice cya 7 ku murongo wa 12 haravuga ngo niwumvira aya mateka ukayitondera ugakora ibyo ngutegeka bizatuma Uwiteka Imana yawe ikomeza kugusohoreza isezerano no kukugirira ibambe yarahiriye basekuruza banyu ko iza kugirira. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo isengesho ryose rikwiriye kuba rifite ikintu rihagaze. Risaba ko rero ugira icyo uhindura ku miterere yawe cyangwa se imikorere yawe, ukumvira Imana, ugahinduka ukagira icyo nawe utanga nk'ikindi cyo kugira ngo Imana igire icyo ikora ku buzima bwawe. Ntabwo rero niba ufite ikibazo bivuze yuko wicara ugasenga gusa nawe nta kintu ukorera Imana, nyuma yaho ngo uvuge ngo Imana kuki itakwishyuye. Kuko hari icyo ugomba gukora. Ugomba kuba umutima wawe, ugomba guhinduka, ugomba kwihana, ugomba gukizwa, ukezwa, ukabwira Imana uti noneho rero Mwami, nanjye maze gukora ibi ngibi, nawe ngwino ukora ibi ngibi ku buzima bwanjye, uhindure, ugira icyo ukoze, ugira icyo uyirema, ugira icyo uhindura. Ibyo ngibyo ni by'Imana ishaka. Ntabwo Imana iza kugukiza ariko nawe utagize icyo ukora. Ni byiza ko nawe ugira icyo utanga cyangwa se ugira icyo uheba ku buzima bwawe, kugira ngo Imana nayo ize intervene ishingiye kuvyo nawe wakoze. Icyambere igusaba kwizera, icyaka bigusaba gukizwa no kwezwa kugira ngo izina ryayo risho guhabwa icyubahiro.
nshuti zacu rero tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga, ariko ndagira ngo utekereze kuri iri jambo kuri uyu munsi wa none, uryibazeho. Ikindi kandi usaba Imana kugira ngo igire icyo isoreza isezerano ku buzima bwawe, ku byo yavuganye nawe, kandi hari ibyo yakubwiye. Ariko none icyo usabwa nuko nanone niba wizeye ukaba wihariye, Imana iri buze kugukiza ingorane zose ufite, haba mu burwayi, haba mu bukene, haba mu ntambara zitandukanye zimwe ufite. Uwiteka ari buze kukugendera kugira ngo azigukureho. Uyu ni umwanya rero wo gusenga. Reka rero nkwifurize kuza kubana natwe, nkwifurize kubana n'Imana, nkwifurize kubana n'Umwuka Wera w'Imana kugira ngo ahindure, agire icyo akora ku buzima bwawe. Ndagutumiye rero ngo haye ikaze mu mwanya wo gusenga. Ndagira ngo wegere business yawe, wegere umuntu wawe urwaye, cyangwa se ufite ikibazo gitandukanye, ufite ibibazo bitandukanye, cyangwa se ufite ikibazo cyihariye nawe usanga uzi, ngo umukoreho, murambike ikiganza maze dusenge Imana ikore igitangaza ku buzima bwanyu. Uwiteka Imana yacu, Imana nziza, Imana ikomeye, ndagushimye cyane ko wagize neza, wabanye natwe, warinze ubugingo bwacu n'imibiri yacu. Ibyaduhigaga byari byinshi, ariko Uwiteka warahabaye, wagize neza, ntuhabwe icubahiro. Niyo mpamvu muri kano kanya nje imbere yawe ngushimira cyane ibintu n'ibitangaza wakoze. Niyo mpamvu muri kano kanya nanone kandi nongeye kugusaba kugira ngo wemere Mwami Imana isengesho ryacu tugiye kugusaba, tugusenga Mwami, rigera imbere yawe ribe nk'umubavu mwiza uhumura cyane, kugira ngo Uwiteka nawe uri mu gihugu cyo mu ijuru urukana imbaraga n'ubushobozi bwawe buhambaye, uze gutabara kandi ukize ku bw'izina Yesu Kristo. Niyo mpamvu Uwiteka Imana tuguhamagaye, ndakwinginze kugira ngo Mwami Imana Data wa twese ururukire gutabara no gukiza, cyane yuko Mwami Imana ijambo rye rivuga neza yuko uzakuraho indwara zose zimwe zajyaga zigera ku bantu, za zindi wateje babandi bakira b'Abanyegiputa ugiye kuzikuraho. Niyo mpamvu muri kanya rero natwe tuje tugira ngo Umwami ureme igitangaza, kuko aba bantu barakwizeye, aba bantu bizeye ijambo ryawe, aba bizeye icyo wavuganye nabo, kandi bemeye gutishwa bugufi n'ijambo ryawe. Niyo mpamvu Mwami Imana nanjye ngusabye kugira ngo ubakize, kubera ko bemeye guca bugufi. Twese rero abagabo bizeye, twese abadamu bizeye, twese abana bato bizeye, abasore n'inkumi bizeye, muri uyu mwanya baje imbere yawe bagusaba kugira ngo ubagire neza. Niyo mpamvu rero tugusabye kugira ngo Mwami Imana bakoreho ubagire neza ku bw'izina rya Yesu Kristo, bakize, bakure ubushobozi bwa Satani, twirukanye imigambi yo Satani yakoze niyo yaremye ku buzima bw'aba bantu, uko bakwizeye, uko bagutakira, uko bavuga bati Uhoraho dutabare, nawe manukana imbaraga n'ubushobozi bwawe. Ndushaka ko izina ryawe rihinduka igisebo, ahubwo dushaka izina ryawe rihinduka irikomeye Mwami mu gukiza bano bantu. Bakoreho rero bakize, kuko Mwami Imana iyo bakijije izina ryawe rihabwa icyubahiro, ariko nanone badakize izina ryawe rigirwaho igisuzuguro. Ariko nanone ntabwo bikwiriye yuko izina ryawe rigirwaho igisuzuguro. Niyo mpamvu dusabye kugira ngo uze ukize, ubohore ubuzima bw'abantu, ubagire neza, ubohore abadamu, ubohore abagabo, ubohore abakobwa n'abasore, ubohore abana batoya. Muri uyu mwanya bateze amatwi iri jambo, bateze amatwi iri sengesho, bateze amatwi uyu mwanya bawuhaye agaciro, kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro, bagire neza rero babohore. Dusengeye abana batoya kugira ngo ubakize, ubakureho ubushobozi bwose bwa Satani, kuko muri iyi minsi hari ibyo abadayimoni bari gukora kugira ngo abana bageze ikuzimu, ariko wowe Uwiteka ni wowe gukiza ugatabara. Dusengeye abadamu batwite bibugenze kugira ngo bagire neza, ubabohore ku bw'izina rya Yesu Kristo, bakureho ubushobozi bwa Satani, kuko turazi ko Satani arimo akora ibintu bibi cyane, ndetse agenda asiga imyanda ikomeye ku nda z'aba badamu. Ariko turasabye kugira ngo Uwiteka ubakize, kizaba abana, kubera yuko hari ibyo Satani kujya bakoraho, ndetse akoresheje igi ry'ihuri ndetse n'ibindi bintu bikomeye cyane. Ariko Uwiteka turasenze kugira ngo aba bana babohoke, bareme, kandi wongere ubuzuzemo ubwenge, wongere ubuzuzemo ubushobozi buturutse iwawe. Uwiteka bagire neza. Dusengeye rero abagabo kugira ngo ubagire neza, kuko harimo byinshi bibahiga muri iyi minsi ya none, ariko nanone ni wowe kongera kubagarukaho ukabagira neza, kimwe n'abadamu cyane cyane. Mwami wite ku rwaruka cyangwa se urubyiruko, aba bajene ubatabare ku bw'izina
rya Yesu. Nzi neza yuko rero uri Imana, nzi ko ushoboye byose, tukuretse umurimo wawe kugira ngo ubere hose mwami Imana, kandi witeho uringanize cyane, kandi data twese abawukoramo ubahe mwami Imana gukerebukira cyane izina ryawe, kubera yuko ni wowe utanga ubwenge, ni wowe utanga ubushobozi mwami, nta wundi mwami Imana washobora gukora umurimo wawe atari wowe umushoboje. Niyo mpamvu dusabye kugira ngo umurimo wawe ukomeze kubera amaso, kandi wite ku bawukora kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kandi data twese nubagenderera ntusigeshe bugufi imishoni cyane ndetse n'abakurikiye bino biganiro byacu, kugira ngo ubagire neza, ubambike imbaraga, ubashoboze, abakurikira bana amasengesho bashoboze, abakurikira mwami Imana data twese ibiganiro byacu bashoboze kubw'izina rya Yesu Kristo. Reka rero ubiteho, ubagire neza, abarwayi bari hagati muri twebwe ubakize, ubabohore ubushobozi bwose bwa Satani bubakurweho mu izina rya Yesu Kristo. Abadamu bategereje kugira ngo mwami Imana uzaba uruvyaro, abo nabo turabasengeye kugira ngo bakoreho bagire neza. Dusengeye n'abatware babo kugira ngo ubabohore kubw'izina rya Yesu Kristo. Turasengera rero abakobwa mwami Imana ndetse n'abasore bategereje kugira ngo bazubake ingo mwami Imana, kugira ngo bagire neza, ubahe ingo z'umumaro, ingo zifite mwami Imana data twese fondasiyo, ariko fondasiyo ya mbere ibe ari ijambo ryawe. Reka rero abo bose ubagire neza, ubiteho, ubagire neza, abarushe, abagowe, abari ahantu hatandukanye mwami Imana, bari kwa muganga, abarwariye mu ngo zabo, abo bose tubagutumye kugira ngo ubagire neza, kuko tuzi ko uri umwami, uri Imana igira neza. Rero dusengeye business mwami Imana ziri hano hanze mwami, harimo abantu barimo basengera business zabo, turabasengeye kugira ngo bagire neza, wongere ukore ku business zabo, kandi ukureho inyatsi, ukureho imyuka mibi, ukureho ubushake bwa Satani, ahubwo ubushake bwawe wowe Uwiteka aribwo buganza kuri zino business. Bagarukeho rero ubagire neza mwami Imana, abana mwami Imana ubatabare muri misa none, abafite uburwayi bakoreho, bareme, bakize mu izina rya Yesu Kristo. Abarwaye indwara zitandukanye ziri mu mubiri yabo mwami, turasenze kugira ngo mwami izo ndwara uzishyireho iherezo. Ni wowe muganga ukomeye uruta abandi baganga mwami. Abaganga bose bo mu isi bakora, ariko utabaye baruhira ubusa, bananirwa nta kintu bageraho, ariko wowe Uwiteka ngwino ubakoreho. Tukwese bari kunywa imiti mwami Imana, kugira ngo iyo miti y'ubushobozi bwo gukiza kubw'izina rya Yesu Kristo. Reka rero uganze utegeke mwami Imana, ugire neza buri muntu wese muri uyu mwanya waruteze amatwi iri sengesho. Reka iri sengesho ribe igisubizo, reka iri sengesho mwami Imana urimanukiremo kugira ngo ube igisubizo ku bibazo bya buri muntu wese waruteze amatwi iri sengesho. Urakoze rero ko ubanye natwe kandi kutwumvise, byose bikore kubahishe kubw'izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amena, amena. Nshuti yacu warukurikiye rino sengesho, reka nkubwire ngo turi hafi kuri soza, ariko nanone tukubwira ngo ni byiza yuko ukurikirana ikiganiro twashyizeho ku bijyanye n'abadamu batwite cyangwa se bibugenze, ndetse n'abana bato. Icyo kiganiro twashyizeho kugira ngo abantu bakurikirane umugambi Satani afite wo kugira ngo abana ndetse n'abadamu batwite Satani abageze ikuzimu. Ariko nanone ni byiza yuko ukurikirana ukumva kugira ngo ubashe gukora ibisabwa muri icyo kiganiro. Hako hari ibisabwa, hari ibyo twasabye abantu kugira ngo babikurikirane, ndetse bamwe babashe kwifatira gahunda nziza irimo no gusenga Imana igatabara. Ikindi kandi muri cyo gufi mission twabavuga ko tubagezaho nyine amasengesho ya deliverance nkuko twaturimo tuyabagezaho. Ikindi kandi tugira na gahunda ijyanye n'amakuru atandukanye ahuriye agize ahuriye n'amadini n'amatorero ndetse n'abizera. Ariko nanone tukagira n'ikiganiro kitwa sobanukirwa, n'ikiganiro kitwa ibimera mu buvuzi bw'Imana. Reka rero mbashimire cyane, mbifuriza kugira ibihe byiza, ko tuzongera gusubira ubutaha ndi wabishatse. Imana ibagire neza. Bye bye, nakagaruka.